wowe naguhaye inka koze ikosa rikomeye cyane, koze ikosa rikomeye cyane, nasabye imbabazi data umbyara, koze ikosa rikomeye cyane guha umuntu udakwiye inka, kamuha inka umuntu udakwiye inka nkawe. N'ikimenyimenyi naguhaye inka nzima urayanga sha, ko ntimworoye ntimuzi korora uko bisa, urayanga sha, urayanga, urambwira ngo nyivunjemo amafaranga yamuhaye. Zana duhamagare ibiro. Yavuze yuko azasaba imbabazi papa we kubera ko yaguhaye inka ukayanga ukamusaba amafaranga ngo kubera ko iwanyu musanzwe mutorora byo. Ngiye nkunda nyine biceri sana cyane kabisa, abantu baba hafi yawe barabizi. Iyo umuntu amuha amafaranga abakoze tutitaye ku ngaruka bizahagira, gusa ntabwo nicuza ko nakosheje kubera ko ndi umuntu. Yego nabyo ubwo byari biri mu bigize urugendo rwacu nyine. Femu hawe n'abapfumu, nago femu wayihawe n'ibyo ukora. Femu wayihawe n'abapfumu, kintu mutari muzi ku muntu witwa Bruce Melody, uyu nguyu yajya mu bapfumu, koresha abapfumu, akoresha imyuka mibi, akoresha imbaraga mbi. None uyu munsi mumenye ukuri. Avuga yuko iyo femu yose wayivanye mu bapfumu cyangwa se uyivana mu bapfumu. Hari imirongo nyine ngenderamo, hari ibyo nashobora kurenga. Hari n'amateka y'igihugu cyacu tagira ibyo twemerera. Nagiye nganira n'abayobozi. Wow, it's another beautiful day, my beautiful people. Kasi episode niko nitwereka nizere ko umeze neza cyane uko ukurikira gahunda zacu zose. Nizere ko uri amahoro. Fata isegonda rimwe ryonyine ujye kuri Max TV urebe nimba warakoze subscribe, nusanga utarayikora ukandi hanyuma nusanga warayikoze ukande like kuri no video, ujye muri comment dusangire ibitekerezo. Ngira ngo umuntu yuko ibitekerezo byanyu byose mbiha agaciro tukagenda tuganira bitewe n'igitekerezo cyawe. Dufite amakuru menshi cyane yo kuvugaho, dufite ibintu byinshi cyane byo kuganira, na amakuru mugomba kubona buri munsi. Rero icyo ugomba gukora no gukanda kuri notification kugira ngo buri video yose dushyizeho itazajya gucika cyangwa se uzajye uyibona mu bambere. Reka mbere ku makuru navuga yuko yabaye manini cyane na ntayandi, no kuvuga ngo abanyamakuru banini, abanyamakuru benshi cyane bo kuri RBA cyangwa se kuri Radio Rwanda barasezeye, bamaze gusezera nyuma yuko uwitwa Sandrine agiye kuba umuyobozi mukuru wungirije muri kino gitangaza makuru. Abantu benshi cyane bakomeje kugenda bavuga ese niwe bahunze, ese ingoma ye barayihunze, ingoma ye ntabwo bigenze neza cyane, cyangwa se kuba yashyizwe muruno umwanya no kwibaza byatewe n'iki kugira ngo abanyamakuru bangana gutya bose bahite basezera. Ni inkuru rero yagarutsweho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, yaba kuri YouTube yaba ndetse no mu bindi bitangazamakuru byinshi cyane bitandukanye. No kwibaza nyine byagenze bite kugira ngo aba banyamakuru bose bahitamo gusezera. Mandi makuru rero menshi cyane, ntabwo uri buze gutanga ibitekerezo byinshi cyane kuri kino kintu cyane, nuko uwitwa Asumuta uyu nguyu yamaze gusezera. Nawe yari isanzwe ari mu presenter cyangwa se umunyamakuru w'amakuru asanzwe kuri Radio Rwanda, yagiye kujya gutura Dubai nkuko bivugwa. Uwitwa Martin Nyirejabo yagiye muri statistique, bivugwa yuko nawe yamaze gusezera kandi n'amakuru y'impamatari bihuha. Uwitwa Ismail Mwanafunzi yasigaranye ikiganiro kimwe gusa cya kindi cy'ibyegeranyo kugaragara mu makuru no mu bindi biganiro, yamaze gusezera. Avuga yuko agiye gukora kuri YouTube yiwe ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ubwo na gahunda ze z'ubuzima bwe bwa buri munsi. Witwa Anita Pendo yagiye kuri Kiss FM, hanyuma witwa Mbabazi uromaze imyaka 10 n'ubundi na mugenzi we Anita Pendo. Mbabazi we bivuga yuko agiye gukora iby'ubuzima busanzwe ndetse akanifatanya na chaîne ya YouTube. Bura wenda nagira ibindi binakora muzagenda mubimenya mu buzima mu bigenda bibaho umunsi ku munsi. Abantu bagiye bibaza ese ni uguhunga gukorana na Sandrine, ese ni ukurambirwa gukora muri kintu cyo kubera ko abenshi bamaze mu gihe kinini cyane, ese na amafaranga make kubera ko nane payroll ya leta cyangwa se amafaranga muri kino gitangaza makuru cya leta ntago ari menshi cyane, ushobora kugira inshingano nyinshi cyane, amafaranga agatangira kuba make nyine ugahitamo kudapfira ifiyeri cyangwa se kugendera ku izina gusa, aho ukajya gushaka amafaranga kubera ko buri gihe hatangiye kuzamo nyine umuryango ibyo by'ifiyeri n'ibindi byo ngibyo ntabwo biba biri gukora.
tukiri aho ngaho reka dusimbukire aha ngaha. Yago cyangwa se Nyarwaya Innocent abantu bakunze nka Yago ni umunyamakuru umaze igihe kinini cyane akorera kuri buno butaka bw'u Rwanda. Ijya avuga kenshi cyane yuko abantu bamwanga, ijya avuga yuko abantu bagiye bamurwanya, ijya avuga yuko yagiye akorerwa yicarubozo mu gihe kingana n'imyaka 4 yose. Ubwo yari umunyamakuru cyane cyane kuri YouTube. Abantu benshi cyane bamwe bagiye bavuga yuko ari kwiriza, abandi bagiye bavuga yuko ari marira, abandi bagiye bavuga yuko ari umuntu ukunda attention, ariko ejo yakoze ikiganiro kirimo details zose. Abantu bagiye batanga ibitekerezo ko babyumva, bamwe bavuga yuko yavuze bitari ngombwa, abandi bavuga yuko yarababaye, yagombaga kuvuga nawe akabashyira hanze kubera ko bagiye bamubabaza igihe kinini cyane. Ariko wowe nagira ngo tuze kujyana akantu ku kandi tuganire, turi buze buri kintu cyose cyavugiye muri kino kiganiro. Iby'ingenzi ndumva ndi kubyibuka. Yavuze yuko Christopher yamwishyuriye indirimbo ariko yamusaba ngo aze kumushyigikira muri album launch yise Suwejo yarunshingira muri Camp Kigali mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize. Christopher ntiyaza, aho gatangira kumwandikira amusaba yuko bahura akamusaba imbabazi kubera ko atamushyigikiye cyangwa se kubera ko ataabonetse. Bibaye ari byo umuntu akakwishyura indirimbo nta kindi kinaguca wowe yagusaba ngo uze kumushyigikira ntujyeyo. Bibaye ibyo yavuze ari byo ntabwo byaba ari byo kameme. Burya akenshi na kenshi buri muntu wese agukorera ikintu kugira ngo nawe nakwitabaza. Burya utabara umuntu kugira ngo nawe numwitabaza azagutabara. Ariko kandi none mu buzima busanzwe umunyarwanda yaravuze ngo ugirirwa neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Barusha kuvuga iki? Barusha kuvuga yuko iyo ukoreye umuntu neza ntago ari ngombwa yuko ineza wamugiriye imuvaho direct igahita ikuza. Aho ushobora kugirira neza umuntu nawe ukazagirirwa neza n'undi muntu usanze ku muhanda kubera iyo neza wagiriye nawe undi muntu. Ntabwo wagaburira umuntu kugira ngo nawe azakugaburire, ntiwasura umuntu muri gereza kugira ngo nawe azagusure. Ariko kandi nanone biba byiza iyo uwo ugiriye neza nawe yikwituye, kubera ko biraryoha nta n'umuntu bitashimisha. Ariko iyo bitabaye ntabwo biba urubanza. Uwo muntu we agomba kwigaya akumva ko nimba waramugiriye neza ariko akaba adashaka kugira neza kandi afite ubushobozi bwo kugira neza, haba harimo ikibazo gikomeye cyane. Bora ba Christopher asanga baranga kujya kumuvura bavuga yuko wenda ari umuhanzi ukiri umwana, ari umuhanzi muto, baba bisha amazina yabo. Nibyo akenshi na kenshi generation y'ubwamamare ibyo bintu donc icyo twita conflit de generation bakunda kuza gusanga nyine ufite izina rinini ntagashaka gusupporting umuto kubera ko abavuga ngo naba nirangije naba nishe izina ryanjye. Ariko bira byose birashira. Ikintu cyitwa kariyeri, ikintu cyitwa talent, iki kintu cyose biba ari kibazo kigiye gusa igihe kigeraho kikagira gutya abari barenze bose bakaritayaringa ugasanga generation nyine zarabasize. Ariko icyo nakubwira cyo burya gufasha umuntu ntago bishobora kwangiza izina ryawe. Ntazagire umuntu ukubeshya kemisoro yamuhaye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo wumve burya amafaranga ari menshi. Uzari bigiye bigusaba kugira ngo saving amafaranga miliyoni kuri konti yawe ari cash adafite ikibazo, uzahita wumva agaciro k'amafaranga miliyoni nimba koko umuntu yarakugiriye neza kuri urwego kubera icyo utamwiture neza. Ariko nanone se kugirira neza umuntu ni ngombwa yuko nawe aza kukwitura ineza. Ntabwo ndibuze kujya mu byo abahanzi buriya domaine y'abahanzi ntabwo ari ibintu mbamo cyane. Nabikozemo imyaka irenga 8 nkikora kuri radio na televiziyo. Hari ibyo nanjye nahuriyemo nabyo bitari ngombwa yuko nza kuvuga hano ku mihanda kubera ko akenshi na kenshi bana n'ikintu bigiye kubaka cyangwa agufasha. Ariko mu bahanzi burya akenshi na kenshi kugira ngo uzagirire umuntu neza nawe azayikwito cyangwa se muri no si y'ubwamamare muri rusange no kuvuga abahanzi gusa akenshi na kenshi ntabwo bikunze kubaho. Si no mu bahanzi gusa no mu buzima bwa buri munsi no mu bahinzi no mu bacuruzi kugira neza umuntu nawe akazayikwitura ntabwo ari ibintu navuga yuko ushobora kugira gutya ukabi iyo neza ikazongera ikakugarukira. Mu bindi bintu byagiye binengo cyangwa se byagiye bigarukwaho no gufata amateka y'igihugu cyacu, amateka akarishye, amateka akomeye cyane, amateka agomba kuturanga, amateka tugomba guhora twibuka kugira ngo igihugu kitazasubiraho cyavuye. Abantu bagatangira kuyakoresha muri personal issues cyangwa se personal conflicts cyangwa se ibibazo by'abantu ku giti cyabo. N'ibintu abantu benshi cyane banenze kandi byo mu by'ukuri bidakwiye. Agahinda kawe nibyo ubugomba guspeakinga out ukavuga ibibazo wahuye nabyo kugira ngo nabandi abantu babamenye. Nanone harano barabagome cyane ariko nanone iyo bijemo n'amateka y'igihugu nagiye mbona abantu batandukanye bagiye babinenga. Nk'uyu nguyu yitwa Murenzi Abdulaziz, inguya abantu baramuzi. Reka twumve icyo yanenze manga ubundi
ubundi ni iki yanenze muhangaha yagiye avuga yuko hari abantu batajya bashyigikira u Rwanda cyangwa se badafata u Rwanda mu mugongo cyangwa se babane n'abanyarwanda bose muri rusange mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Iyo tugeze mu bihe byo kwibuka ngo yavugagamo ba DJ Brian ngo bagiye bakora ibitaramo muri Uganda, twatangiye kwibuka abo bana bandi ngo batajya bagira icyo bakora mu bihe byo kwibuka, ndetse n'abandi bantu batandukanye. So abantu bagiye babinenga ko batagomba guhuza amateka y'iki gihugu ndetse n'ibingibi bya showbiz cyangwa se n'inzangano ziri personnel. Babwiye ubushize mugira ngo ni ugushyenga. Ndaje mbereke post y'umuntu witwa Decat ayoherereza abantu muri group arababwira ngo dore ikintu namujijije, murebe hano niba bishoboka kuri kamera bakurure. Mukururi iyi post. Uyu ngusi Decat. Iyo si mask ye. Uyu muntu yanjijije iyi message mubona hano. Icyo gihe kuri Twitter nakoreshaga amazina ya Nyarwaya Yago. Umuntu witwa Ndera yarapostinze ati uyu mujama niki umuziho. Mitanandika icyo muziho kuko yari yaratangiye 2018 ndwanya. Mitanandika ngo muziho gutinya icyunamo tu kandi ibindi byose agafata iya mbere mu kubivuga no kubyamamaza. Twagera mu kwibuka agahunga. Mugende murebe post z'uwitwa Jihad, murebe niba mu gihe cyo kwibuka ajya posting. Mugende murebe post z'uwitwa DJ Brian, murebe niba bajya ba posting. Mugende murebe witwa Decat, mugende mubarebe bose bifatanya n'igihugu gute, bakunda ikihe gihugu, bakorera ikihe gihugu. Ariko mwese mwatinye kubivugaho ibyo bintu. Iyi ntago ari post ya DJ Brian. Iyi post yafashwe ryari, yapostinzwe ryari. Niba badashobora kubaha imibiri yabaze jenoside yakorewe abatutsi 94 bakajya gucuranga mu gihugu cya Uganda. Iyi post murebe yapostinzwe n'akabari kitwa Nomad Bar and Grill hano muri Uganda. Iyi post yapostinzwe n'akabari kitwa Nomad Bar and Grill hano mu gihugu cya Uganda. Ipostingwa ryari, murebe hano. Nomad Sunday School celebrate Easter with great sounds and vibes by DJ Brian from Rwanda. Tariki 9 hari ku cyumweru z'ukwezi kwa 4. Easter Sunday. Murimo murabibona. Uyu muntu ntabwo yacuranze. Uyu si DJ Brian ntabwo yacuranze kuri no tariki 9 z'ukwezi kwa kangahe. Hano ni murimo murasoma. Itariki 9 z'ukwezi kwa 4. Icyunamo gitangira tariki zingahe? Ntabwo gitangira ku itariki enye, itariki 7. Ndababaza. Reba. Valensi. Fata iyo post. Iyi ni post ya postinzwe. Ya reka mave aho ngaho, reka mpave aho ngaho. Wowe mu by'ukuri urabitekereza gute? Witwa Oswakima nawe n'umwe mu banyamakuru banini cyane yibajije ikibazo gikomeye cyane avuga ngo ubu hano ministry ufite ubuhanzi mu nshingano ze ntakenewe. Dr. Auria donc utuma twishima mudra ntiyahagoboka agacyura Yago avuga ko yahunze agatsiko k'abastari bashaka kumuroga akaza maze umutekano we ukarindwa mu gihugu. So buri wese bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye. Hano nabwo baravuga ngo ntabwo byumvikana ukuntu amashyamba yo muri showbiz yatuma umwe mu byamamare yambuka umupaka ngo akize amagara Yesu. Ariko ibibazo byagenze bitse kugira ngo uyu muvandimwe yisange arukunguko bimeze. We nimba kino kiganiro wagikurikiye dusangira ibitekerezo hano muri comment urabyumva gute. Ikindi kintu ngiye kugarukaho ni abantu yahaye gasopo umuntu witwa Murungi Sabin, umunyamakuru mugenzi wacu, n'umwe mu banyamakuru banini bagiye banafasha abantu batandukanye ubuzima bwabo buri mu kaga bukagaruka. Hari abantu babaga bagiye mu by'ukuri ikizere cyo kubaho cyarangiye, aba mu buryo bw'amafaranga ya mu buryo bw'umubiri bakivuza ubuzima bwabo bukagaruka. Ariko kandi nanone n'umwe mu bantu bagiye bagarukwaho kuba ari umuntu wagiye ubangamira progress cyangwa se iterambere ry'abandi
nimba bibaye ari byo Sabe nawe ajya yumva bino bintu akaba ahamanye n'umutima nama we ko ibyo bintu ajya bikora mu by'ukuri byaba ari bibi bishobora kuzafata bya bintu byose byiza abantu bazi yakoze bikabisenya cyangwa se bikahita bibishyiramo umwanda. Burya akenshi na kenshi negativity akenshi na kenshi iraganza kuri positive. Dushobora kuba warakoze ibintu byiza cyane ariko iyo ukoze akantu gato kabi abantu niko bagaciro bakahita basenya bya bindi byose uba warubatse. Niyo mpamvu ntabwo bikwiye, ariko niyo mpamvu ugomba kubyitondera kugira ngo udasenya bya bintu byose wubatse. Uzarebe ku mwenda w'umweru iyo hagiye akantu k'ikizinga cyangwa se akadomo gasa nabi niko kahita kagaragara, ibindi byose irinde bara ntago rigaragara. Kubera iki abantu bakunda kukuzana mu majwi nyine bavuga yuko udashyigikirana ukunda gutsikamira abandi? Yago yabivuze mu kiganiro avuga yuko witwa Mico the Best yamuhamagaye akamubwira yuko agomba kwitonda kubera ko umuntu witwa Murungi Sabe yamuhamagaye aramubwira ngo wowe na Sabe mupfike ko naguhaye ikiganiro, akambwira ngo ndi kumuteza umwana w'umukonyine, ndi kumuteza umwana w'ejo bundi, ntabwo bisa neza. Yavuze yuko abantu bitwa ba Biju wabyaranye na Mustafa wundi ukina muri Bamenye sinzi nimba gikinamo ngo agiye amuha amafaranga kenshi cyane kugira ngo atajye gukora ibiganiro kwa Yago, ariko we Sabe niwe uzi ukuri kwabyo, ariko bibaye ari byo mu by'ukuri ntabwo byaba bikwiye. Ikindi uwundi muntu yavuze ni Irene ngo wagiye ukwirakwiza yuko Shenatariye wagiye uvuga yuko Yago yabuze abatumirwa batandukanye kujya kwa Yago ngo ni umwana nawe ntibakamuteza umwana. Uwundi muntu yahaga Gasopo ni DJ Brian we wanacicitse atakigira ibintu avuga ahangaha. Uwundi ni Jihad ndetse yagiye anahuza n'amateka yaba amateka ya Murinda Habe akavuga yuko papa we ngo yakoze genocide yakorewe abatutsi akaza gufungurwa, akanavuga na Jihad ko papa we yakoze genocide yakorewe abatutsi akaza gufungurwa. Abantu bananenze bakavuga yuko gufata amateka yahahise ukayahuza ndetse n'umuntu w'uyu munsi ntabwo ari byo. Icyaha ni gatozi, ibyaha by'ababyeyi by'abantu ntabwo byaza guhura n'ubuzima bw'umuntu bw'uyu munsi, mu by'ukuri nabyo bitari byo. Nibyo abantu bagiye banenga, ariko wowe urabyumva gute, urabitekerezaho gute? Aba bantu bose yagiye bakomoza mu buryo bwihariye, avuga yuko se wa DJ Brian yapfuye yiyahuye. Urumva nabyo ni ubuzima bw'umuntu buri private cyangwa se n'ubuzima bw'umuntu bwite. Ariko kino kiganiro wowe ukurikije ibyingibi uri kumva urabitekereza yeke? Birabananira, Imana irakomeza indwanaho yeho kunseberezaho. Wowe Jihad urabizi kuri umutinganyi, dufite amavideo yawe menshi, byo uri gubeshya ngo ufite amavideo yacu washyize hanze nk'amavideo ngo turimo kunywa widi kibiki. Turazana video urimo gusakinga umugabo mugenzi wawe sha, barebe uriwe, barebe niba hari ikintu, niba hari contribution urimo gutanga ku Rwanda. Paragiye barabahishira. Umuntu wa mbere ugomba kunsaba imbabazi sinza hazabikorera. Ngiye kubabwira urutonde rw'abantu bagomba kunsaba imbabazi, kandi nago nyeneye ko basabira imbabazi kuri Yago TV show, bagende bazisabire ku yandi macano. Umuntu witwa Sabe wowe ugomba kunsaba imbabazi. Nutansaba imbabazi agahinda wanteye kazagukenya wowe, ndabikubwira wowe. Umuntu witwa Bruce Melody agomba kunsaba imbabazi. Wowe Bruce Melody ugomba kunsaba imbabazi. Nutansaba imbabazi agahinda wanteye kazagukenya. Wowe Jihad ugomba kunsaba imbabazi. Wowe DJ Brian ugomba kunsaba imbabazi. Ugomba kwandika iretire wowe unsaba imbabazi cyangwa ukagenda ugakora ikiganiro. Wowe DJ Brian urabizi amarira wandiriye, amafaranga yanjye wariye, warangiza ukababaza umutima wanjye sha. Ugomba kunsaba imbabazi. Wowe Jihad ugomba kwicara ukansaba imbabazi, ko bivuga mu mazina ukavuga ko usaba imbabazi ubwicanyi wankoreye biciye kuri social media, ama live wakoze uvuga ko ntera umwako, uvuga ko umuntu wese ngo nanye ikiganiro na wapfa. Mada case wanshizeho ngo nishe umujene wanjye yitwa muri Gosamu sha, kankorogoshoro kambabaza, mujene nakundaga sha, kavuga ko ari ngiye wamwishe. Wowe Jihad we na DJ Brian mwarabikoze ibyo bintu, mugomba kunsaba imbabazi. Mwashinga chano yanyu mwagira mute, ntabwo muzigera mwicara kuri ino chano yitwa Yago TV show, no way. Mugomba kubanza mugasaba imbabazi, mukabumbura kanwa kanyu mugasaba imbabazi. Abo bantu ndimo kubabwira, wowe Emile ugomba kunsaba imbabazi. Wowe Emile ugomba kunsaba imbabazi. Wowe fata ku mavuta ugomba kunsaba imbabazi. Wowe warongowe n'umugore, warateye undi mugore kimisagarinda. Umutoni Josine uramuzi, umukobwa witwa Umutoni Josine, wowe uramuzi wateye inda. Urabizi ko mufitanye umwana, urabizi ko wita kuri abo bana bundi mugore wakurongoye. Wowe urabizi, mujinga utanasiramu wowe ukamenyera.
wowe fata ku mavuta uraza hano udasiramuye ukifatira ku mutwe izina ryanjye wowe basket barakurangije barakuzimije wararangiye kubera kwifatira The Ben. Yagabo n'abantu benshi cyane rero yajya avuga yuko bari mu musambaze yashyiramo n'andi mazina menshi cyane nashatse kugarukwa ngaha mu kiganiro, ariko wowe urabyumva gute, urabitekereza gute? Rero ahandi hantu nshaka ko dusoreza nyuma yo kubwira abantu bose ngo bamusabe imbabazi cyangwa se bazagira ibibazo kubera ko badashaka gusaba imbabazi umuntu mu by'ukuri babanye kandi bakabana neza cyane, ariko se wowe urabitekereza yiki? Se kuko bazamusaba imbabazi baramuhemukiye cyangwa nawe azabasaba imbabazi kubera ko yabanitse? Ni ibice bibiri, buri wese afite uburyo ari kubyumva n'ukuntu ari kubitekereza. Wowe n'umutima wawe andika muri comment utubwire uko uri kubitekereza kugira ngo mu by'ukuri sosiyete yacu yongere ibe sosiyete nyarwanda, yongere ibe sosiyete ifite umuco n'ubupfura. Ahandi hantu nshaka ko dukomereza na ahangaha, umuhanzi witwa Bruce Melody ni umwe mu bahanzi banini, ni umwe mu bahanzi mumenyereye, ni umwe mu bahanzi mukunda, ni umwe mu bahanzi baba top dufite hano mu Rwanda. Nawe yamukomeje avuga yuko ajya mu marozi, yamukomeje avuga yuko fame afite ayiterwa no kujya mu bapfumu, ndetse anavuga yuko yamuhaye inka akayanga akamubwira ngo namuhe amafaranga. Avuga yuko ibyo byatewe no kuba iwabo bataroroye, ndetse yanasabye imbabazi papa we ko yahaye inka umuntu utayikwiye. Reka tubanze tubyumve, hanyuma nibiza no kudushobokera ku murongo wa telefoni turamagara Bruce Melody twumve mu by'ukuri we icyo abitekerezaho ndetse n'icyo adusubiza. Ngira ngo muri studio za Max TV mumaze kubimenyera ko bamwe mu bantu bose muba mukeneye ko babaganiriza n'icyo bavuga ku bintu bose murababona, kiretse iyo habaye ikibazo kidasanzwe ugasanga nk'umuntu afite telefone cyangwa se afite izindi gahunda, nabyo birashoboka. Ariko abantu bakuri ibyamamare birabakunda kuri Max TV ndetse n'abandi bantu mukunda bakuru bafite ibitekerezo byubaka, apana baza kuvuga amatiku. Ejo Supermanager yarebe babwiye ko kuri Max TV niho hantu mubonera ibyanyabyo kandi mukabona ibitekerezo bishobora guhindura imyumvire yanyu. Reka tubanze tubyumva, hanyuma nibidushobokera turaza no guhamagara Bruce Melody. Ejo bundi numva wa muhanzi w'umugome w'indyarya w'umunyeshyari witwa Bruce Melody. Baravuze ngo niwe wangiriye inama yo gushinga channel. Ariko sha iyo mwabuze ibyo muvugwaho mwumva izina yagomba kwekuza kuri vuga kugira ngo babavugeho. Ndaje rero mbavugeho. Nashaka ko babavugaho, reka nze mbafashe tubavugeho. Wowe Bruce Melody urabizi, wowe ubugome bwawe urabuzi, buryarya bwawe urabuzi, abajene wishe wangije hano muri showbiz urabazi. Urabazi kugera aho wigamba ukajya mu kiganiro ukavuga ngo muzana umuhanzi wanyu mukubita agakoni. Really? Wowe uri umuhanzi wo kujya kwata ku muhanzi wa mugenzi wawe mukuru unakuruta ukavuga ngo bamuzane ngo mukubita agakoni kubera hit imwe fame ugize mu fame hawe n'abapfumu. Nago fame wayihawe n'ibyo ukora. Fame wayihawe n'abapfumu. Kintu mutari muzi ku muntu witwa Bruce Melody, uyu nguyu ajya mu bapfumu. Koresha abapfumu, koresha imyuka mibi, koresha imbaraga mbi. None uyu munsi mumenye ukuri. Ngarashaka gukontorora ngo music industry yo mu Rwanda. Who are you? Umenyera abakuru bawe, wowe urinde, wowe umenyera abakuru bawe. Kubera ko fame yihawe n'abapfumu n'abarozi bawe. Urashaka kumenyera abanyarwanda wowe. Hawe fame n'abapfumu, hawe fame n'abarozi wowe. Urajya kwibagisha inda wowe. Niba waginda se n'amabere bazayabaga. Ko wabagishije inda nkaba mbona ikiriho. Amabere ari amabere, wonsa bangahe wowe? Wonsa bangahe? Ubugome bwawe wankoreye wowe umunsi nateguraga album yanjye. Uraje umenye wagwana. Wowe naguhaye inka kozi kosa rikomeye cyane. Nasabye imbabazi datumbyara. Kozi kosa rikomeye cyane guha umuntu udakwiye inka, kamuhinga umuntu udakwiye inka nkawe. Ikimenyimenyi naguhaye inka nzima urayanga sha ko ntimworoye ntimuzi korora uko bisa. Urayanga urambwira ngo nyivunjemo amafaranga. Mwoherereza amafaranga yanjye, none ejo bundi nakubonye mu biganiro uvuga ngo nasaze. Yego yamuhaye inka yamuhaye zana duhamagare ibiro
Zara duhamagare Melody ture. Melody tuguhaye ikaze. murakoze Umeze neza? genda kumenya Yego, ku munsi w'ejo mwakoze igitaramo cyiza cyane, ni mu bitaramo bya Iwacu na Muzika cyangwa se MTN na Muzika Festival. Abafana bawe bari bamaze igihe batakubona bo mu ntara, wabonye barakwakiriye gute? neza cyane, byagenze neza kandi twarishimye. Niki cyagutunguye? bihora bintungura kubera ko ukundwa n'abantu ntabwo ari ikintu gisanzwe. Yego, ugiye gutaramira abantu, n'ubundi abantu bari bategereje yuko bagomba kubona alubumu yawe. Alubumu igezeho Melody, abantu barayitegereje, mu by'ukuri barayihebye? Oya, ntago guheba birazamo kubera ko byari kuba guheba iyo tutazayisohora ariko izasohoka. Rero ibyo turi gukora ni ukubiryoshya kurushaho. Hanyuma nyuma ya Sowe ni indirimbo yakiriwe neza, ni indirimbo abantu bakunze mu buryo budasanzwe. Ibintu wari witeze kuri ino ndirimbo nibyo wabonye, cyangwa wenda byagiye hejuru cyangwa byagiye hasi? Nibyo nabonye kandi byagenze neza. Ikindi mba nizeye ko bizagenda neza no kurushaho, kubera ko indirimbo ni ikintu kiri timeless, ni ikintu gihoraho, ni ikintu kigumaho. Iyo rero nsohoye indirimbo njye mba numva ndufutse kandi numva ntanze ibyo nsabwa, ibisigaye n'akazi k'abafana. Yego. Wiyumva ute uyu munsi abantu bakurankinga nk'umuhanzi wa mbere uri no gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo umuziki nyarwanda ugere ku ruhando mpuzamahanga? Wiyumva ute abantu bakurankinze nk'umutop leading cyangwa se umutop leader w'umuziki nyarwanda muri no minsi? Ntago mbye mbitindaho, buriya ntago ngiye nkorera kuba wa mbere. Nkorera kurangiza ibyo nahamagariwe, kuko buriya umuntu abaho igihe gito ku isi, ntago turamba cyane. Utunyamasyo turaturusha n'ibintu simba bindi. Rero nkora ibyo numva nsabwa mu gihe gikwiye, nkanakoresha umwanya muto mfite nyine hano ku isi kugira ngo nahura n'Imana yampaye iyo mpano ntizagire ibyo mbaza. Mu gihe umaze hano ku isi, ubona ubuzima bumaze kukwigishira isomo Melody? Kure cyane umuntu yagera atakenera abantu, kandi guca bugufi ni ubuntu. Wow, that's very nice man. Tuvuze kuri icyo kintu cyo kuba uri umwe mu bahanzi uyu munsi mu by'ukuri bafashe umuziki nyarwanda bakawujyana ku idarapo mpuzamahanga. Ejo bundi nahoze ndeba uri kumwe na Emewe wahoze muri South Soul, avuga yuko uri umwe mu bahanzi banini, kuba wakoranye na Shaggy nawe yishimiye kuba mu by'ukuri muri kumwe muri project zitandukanye. Nahoze mbona muri no gushutinga ndetse muri recordinga n'izindi ndirimbo. Iyo umuntu avuze ibyo ngibyo, ejo nahoze ndeba ikiganiro cy'umuhanzi ndetse akaba n'umunyamakuru mugenzi wacu Yago, avuga yuko iyo fame yose wayivanye mu bapfumu cyangwa se uyivana mu bapfumu. Nimba warabyumvise n'ibintu wakiriye gute? Narindi busy, narindi mu bindi byinshi byo ntago mbizi, ariko abantu banagira ibyinshi batekereza banavuga. Ariko nibaza ko niyo byaba byarabaye uko bitaba ari bibi, kubera ko ntekereza ko arabona afashe kwishima. Yego. Ntago rero mbyumva nk'igikuba cyacitse. Hanyuma gukorana na Bien ni ibintu bikomeye, nanjye n'umuhanzi mfana cyane, kubera ko South Soul n'abantu nafanye guhera kera cyane. Kandi nyine nkuko nari maze kubwira, nta kure umuntu ashobora kugera adakeneye abantu. Niyo mpamvu nkeneye abaha n'abahariya n'abandi, ni kuri njye ni inyungu. Yego. Nabonye abafana bawe bababajwe n'ayo magambo umuhanzi mugenzi wawe yakuvuzeho. Wowe personally nubwo wenda utagize amahirwe yo kubyumva, cyangwa se ndabikubwiye ngiye gukora ko ntabwo njya mbeshya, ni ibintu wakiriye gute kuba bavuga yuko nyine waba ukoresha? Ntabwo njye numva amabwire. Byiboneye, usibye ko niyo nabibona nta cyadanje kibirimo, kubera ko umuhanzi aravugwa kandi abanyamakuru baravuga. Ubwo rero nta byadanje, nta birenze. Yavuze yuko azasaba imbabazi papa we kubera ko yaguhaye inka ukayanga ukamusaba amafaranga ngo kubera ko iwanyu musanzwe mutorora. Byo nubyumva uzabyakira ute? Wenda uvuze yuko utajya wumva amabwire, ariko nuramuka ubyumvise uzabyakira ute?
nzamenya ko nzabyakira n'imyumva ariko hagati aho ndumva niba yarabisaba imbabazi amakosa atarayanjye wasabye imbabazi n'abakosheje ntago mba numva bikaze mfite ibintu byinshi byo gukora mfite ibintu byinshi mbamo binanyungura kuruta ibyo kandi ngiye nkunda nyine ibiceri sana cyane cyane kabisa abantu baba hafi yawe barabizi iyo umuntu amuha amafaranga abakoze tutitaye ku ngaruka bizagira baba ebana baguhaye amafaranga ndebana kubera ko niyo tubeshejeho niyo yishyurira ibyo tubamo byose ku miryango ni amafaranga nyine adufasha kubaho rero iyo umuntu aguhaye ibiceri abakoze cyane ibisigaye wenda tutitaye ko wenda azakeneje akaregreta cyangwa se wenda yaguhaye ari inguzanyo cyangwa se tutitaye mbega ku kibazo kindi azagira aba yarakoze yego hanyuma turi kugenda tugana ku musozo tunakureke wenda buriya urananiwe cyane abakunzi bawe ibitangaza muri rusange abantu bakunda ibikorwa byo muri 155 ndetse n'ibindi urababwira iki Melody dusoza ntago bazi ntago bari ready kubona ibintu tuzabakorera yego turabapangira byinshi kandi byiza nk'ibyo uvuga ngo album bizagenda gute iyo ndi kuzana abantu gutya tugakora ejo mu gitondo byari Black Diamond uyu munsi haje Bien ejo bundi haraza n'abandi ngiye kubivuga igihe kitaragera urumva ntago ibyo turi gukora ari byo kubika nimwe turi kubikorera ariko noneho sindi ngiye yine na Element arategura ibindi Kenisol arategura ibindi Roscan arategura ibindi tubatekerezaho buri gihe kandi ibyo tubatekereza ni byiza nyine twifuza ko mubaho mwishimye kuko niko kazi kacu n'ibyo bitureba yego wagusubiza inyuma mu myaka yawe byibuze 10 ubona ari he nama wakwigira Melody donc utagize amahirwe yo kugirwa cyangwa utagize amahirwe yo kwigira icyo gihe ariko wagusubizaho inyuma mu myaka 10 cyangwa 5 ni he nama ubona wagira Melody mu myaka 10 komeza ukore hari ikintu wicuza mu buzima hari kosa ugiye utekereza kumva muri kariyeri yawe niho nkunda kujya cyane cyane hari kosa wicuza ubona wakabaye utarakoze icyo kintu byinshi nyine hakosa ukora yego cyane narakoze menshi nk'umuntu uwo ari we wese tuvuga kuri kariyeri menshi nayakoreye mu kazi ariko rimwe na rimwe nukuba wenda umuntu ataranabyize cyangwa se wenda n'inzira idaharuye neza ugomba kubyiga unabikora gusa ntabwo nicuza ko nakosheje kubera ko ndi umuntu yego nabyo ubwo byari biri mu bigize urugendo rwacu nyine umuntu arakosa n'ibisanzwe kwicuza rero ntabwo mbikunda mba numva ari igikorwa cy'ubuvuga cyaganisha no kwiyahura cyane cyane ngewe ntabwo nicuza ahubwo ntekereza ko nyine nkura mbibamo nkakura ibyo nangije nkabikosora niko gukura niko kuba umugabo yego iyo umenye ko umuntu akwanga ukora iki Melody ndabimuhisha kubizi kubera iki kugira ngo atishimira ko ndamenye ko icya kabiri nkora ni ukumuhunga kugira ngo nyine tudakomeza kugira byinshi dupfa no kurwango rukura yego abayobozi n'abandi bantu babakunda cyane cyane mwebwe muba muri show business abantu batangiye kuvuga yuko ibyaro kugira ngo aba bantu bakomeze babakunde mugume mu mitwe y'abantu mukore show busy byamaze kurenga ibyo ngibyo biburwango ndetse ruri personal kwinjira mu buzima bw'abantu bwite mu miryango n'ibindi nk'umuhanzi mukuru kandi abantu bakunda wowe ibyitwa show busy byo muri no cyane cyane biba kuri social media ubibona gute Melody muri societe ntago abantu bose bashobora kumva ikintu kimwe ntekereza ko tutajya twinjirira abantu ngiye personally ntabwo nshobora kwinjira mu buzima bw'umuntu ngo gende ngere ku byo abamo n'ibyo araramo n'ibyo yirirwamo ntabwo nshobora kubikora iyo ninjiriye n'umuntu mwinjirira mu kazi nk'uko uri kumbaza ku bijyanye n'akazi nkora
niwinjira mu muryango uraza kumva mpinduye tone rero nanjye ndabizi aho ntabwo njyayo mu by'ukuri hari abantu rero baza none se uretse no mu bahanzi no muri entertainment hari n'abantu bananira leta yego buri gihe hari abantu batambama hari abantu babizamo bikagenda nabi abo bantu rero ahantu hose barahari niyo mpamvu leta ibaho kugira ngo itureberere aho byakomeye iseruke yego mu bintu bitandukanye nagiye nganira n'abayobozi bakanyereka impungenge bafite ibi bintu kandi barabizi ko hari imirongo nyine ngenderamo hari ibyo ntashobora kurenga hari n'amateka y'igihugu cyacu atagira ibyo twemerera yego ababirengaho rero ntababa nyine barenze umurongo ibyo rero biharirwa ababishoboye n'ababifitiye ububasha ababifite mu nshingano nibo bagomba kubikurikirana naho njye uko mbibona niyo mbirebera ku ruhande nkataruka nkigendera kubera ko niba wanduye ntunyanduze ubyumva kimwe n'abavuga yuko inzego runaka za leta wenda ntagiye kuvuga amazina yazo zakagombye kuba zinjira muri bino bintu byitwa showbiz byamaze kuba ibindi bintu nta muntu n'umwe uruje leta ijisho rinini rireba kandi neza cyane niyo mpamvu badushakira abayobozi babikwiriye ababyigiye babifitiye ubushobozi rero barabibona yego ntabwo njye numva nakwibutsa urwego kugira akazi rukora kuko baratureba baratuzi turi abana babo abandi turi barumuna babo cyangwa se turi n'abakuru babo ariko baratureba bakabona nyine ibyangiritse ntabwo leta ari abasazi yego kandi nta n'umuntu urusha ingufu leta buriya leta niyo nyine ifite gereza niyo ifite banki nasiyonari leta ni leta ni umubyeyi ni abantu bareberera ibikwiye bikaba ari byo biba rero ntabwo nibona mu mwanya wo kubagira inama ngo mbabwire ngo murabona ko byapfuye kandi bibera ku karubanda baba babireba kandi bagira n'uburyo babikoramo kubera ko njyewe nahuye nabyo ndabizi yego rero ndabizi neza ko batureberera kandi bagomba gukora ibikwiye ariko Melody iyo umuntu avuze ngo ufata nyine umuntu wagiye agakora igitaramo muri Amerika ugenda agakora igitaramo ku mugabane w'i Burayi ariko umuntu akavuga yuko Melody atwara indirimbo z'abana bo muri studio yiba indirimbo z'abana ni ikintu wakira gute Melody abafana bawe nabo babyumve mu by'ukuri buriya ubu ngubu ntabwo yageze kure kuko ari kuvuga indirimbo ari kuvuga Bruce Melody ari kuvuga umuhanzi na studio uwo ntabwo aba yagiye kure nanjye namwisubiriza uwo ntabwo ari nka ibicitse amabere kubera ko mu kazi dukora nabyo birimo umuntu byumva nabi yabivuze gutyo uramufasha ukamusobanurira abafana ndabizi ko bibabaza ariko nyine n'abo bantu babaho ntabwo turi mu isi itunganye yego ngerageza nyine ngiye kubyakira ariko nabo buriya ucunze neza babona uruhare rwabo baravuga babishyira muri komenti bakavuga bati have sigaho ubwo rero ibyo byo ntabwo biba ari ikibazo bijya kuba ikibazo iyo umuntu yinjiye mu bindi mu bidakwiye kwinjirwamo abantu basigaye barekura amavidewo y'abandi biriya ni bibi pe biriya ntabwo mbishyigikira biriya nibyo bibi biriya nibyo ntakunda naho ubundi by'imiziki byo ntabikunda n'ahubwo abantu bakuzi baba hafi yawe bazi ko uri umuntu ukunda guhora useka kugira ngo bazakubone warakaye biba bigoye ubundi ni iki kintu kijya kikubaho kikakurakaza Melody kuko abantu bakuzi kugira ngo bazumve Melody bavuga yuko yarakaye cyangwa atameze neza ni ibintu bidakunze kubaho urakazwa n'iki mu by'ukuri ndakazwa buriya n'umuntu utagira gahunda kandi akanshyira mu bintu bye ko njye ngerageza kuba ku murongo ngerageza kubahiriza ibyo nsabwa abantu rero tutagendera ku murongo umwe birangora kumva nyine ko ntabwo ubira kose ukaba ugiye nko gufasha umuntu ugasanga ntiteguye gufashwa cyane ibyo rero ntabwo ubwonko bwanjye bubishyikira neza
ariko nanone sinabwiye ko turi igihe gito yego kuko nta myaka 200 twagira noneho na mike wari ufite ukayibaho ubabaye nta muntu uri guhima yego uri kwihemukira njye rero nahisemo kubaho nishimye. hari ikiganiro twigeze kugirana nakoraga kuri radio yitwa Sarusi mu majyepfo za 2017 urambwira ngo mu buzima bwawe ikintu cyose cyakubabaza kubera ko waba igihe kinini cyane ubabaye ngubu ugomba kukigendera kure iyo nzira wahisemo yo kubaho donc undi muntu utabaho gutyo umubwira iki donc umuntu ugukunda umuntu ukunda melody rimwe na rimwe abantu babakunda babafata nka ikintu muvuze mu by'ukuri kibari hame ku buzima bwabo sinzi nimba ibyo bintu byibona cyane cyane ku bafana banyu umuntu utarahisemo kuba gutyo ari guhomba iminota ye n'iminsi ye ari kwibabariza ubusa kubera ko niyo utakishima nta muntu uzabimenya ni wewe nyine uzabubizi. mbona waryoherwa n'ubuzima nyine bugihari kuko ni impano uba wahawe noneho kwishima uri umujene ugifite akagufu byo bikarushaho kuba umuntu yishimye nta kiza nkabyo niyo mpamvu dushaka amafaranga ngo tuzajye twishimisha. Ariko Melody ngo amafaranga warayabonye abafana wense iyo ugiye kuri live mbona baza bata amafaranga Melody arayafite nade w'amafaranga nk'abafana kudaha amafaranga abafana urebye nta ari ku kazi nkora njye mbaha ibyishimo ahubwo nibo bafite inshingano zo kumpa amafaranga. Jimbo nabanejeje ngerageza gusohora imiziki muri station yari yose nabandimo ntekereza ko ngiye gusohora imiziki kugira ngo abafana banjye batagira irungu se cyangwa batabura ibyo nabemereye nabo rero bakwiriye gutunga umukozi w'Imana nta mafaranga nta nayo nabonye cyane cyane kuriya nabavuga ibyo bintu baba ntayo bampaye kandi narabahaye imiziki babandi mideli gusa ndabakunda cyane kandi abizi ko ubuzima butoroshye n'ubivuze simucira urubanza ndabizi ko nyine bitoroshye kubaho bisaba ibintu byinshi hari n'uyambona mu by'ukuri wenda nta nayahari ariko wenda bakagira ngo umuntu yaragafashe ariko nyine ni inzira y'ubuzima akenshi nyine umuhanzi agaragara nk'umuntu wabikemuye byose ariko nta numwe ndumva yasaba meya ndumva yasaba minisita kandi ari abayobozi bacu nanjye banyoboye murabona abantu babarusha ibiceri koko rero wenda n'ukuntu tuba tugaragara ariko mu by'ukuri nibo ba bosi bacu. Yego nigeze kumva avuga yuko ugira amatsiko yo kureba ubuzima bwa Bulldog bwa buri munsi nawe yaza kuza kubivuga we haraganije une nanumvise uri kurimba indirimbo ye nziza cyane ya hip hop yigeze nawe kurimba aravuga ngo abayibaza icyo azakora namara gusaza abantu bagukunda ubabona uzakora ikintu umara gusaza. Mu bintu ntashobora kureka no kuririmba kubera ko kuririmba ntabwo bisaza niyo mpamvu n'amasamba ari gukora igitaramo amaze imyaka 40 muri Kemp. So mu byo ntazareka gukora no kuririmba nzashaka ama business ubuzima buzanyerekeza nzajyayo ariko ngewe ndi umuhanzi wahisemo ibyo ku buryo niyo bampundi mwanya ntawe ushobora. Ariko se koko iyi kariyeri yanyu mu by'ukuri abantu babona muri kwaka mumeze neza muri gukora ibitaramo mpuzamahanga rimwe na rimwe bagatekereza ko urugendo rworoshye ariko abandi bakavuga ngo ni hamwe mu hantu hari depression cyangwa se agahinda gakabije cyane. Melody niko bimeze se n'umuntu byitera ku giti cye niko akazi kanyu gateye ku bahanzi bakiri bato n'abandi bantu babakunda batabitekereza gutyo ivahe mu by'ukuri? Ngewe ikibazo numva nakubaza depression yitwaga gute mu minsi yashize muri za 2010-2008 yitwaga gute ko ntabizira? abantu bafite agahinda ng'intimba byahozeho rero ntago bizi uyu munsi yabana ngo intimba kabisa Melody kutari wanonera ndi umuhanzi kandi abahanzi buriya barebera muri rusange byahozeho depression zahozeho ntago ziri mu muziki gusa ubu se kwamakuza amaze kwihora abahanzi bangahe nibisanzwe biba mu bantu bose ahubwo wenda ibyacu byo ikibirusha ibindi nuko bigaragara abantu bose bakabibona ariko buriya ntago agahinda gakabije kari mu muziki gusa
kari ahantu hose, ni ikibazo nyine kiri global, ni ikibazo cy'isi. Ubwo rero mu muziki ni nk'utundi tuzi wenda nuko abandi badakora interview nk'izi. Ariko buriya wasanga no mu buzima birimo, mu buvuzi wasanga, no muri football birimo, wasanga mu banyonzi birimo, ahandi hose wasanga bihari, ariko ibyacu biramurika cyane. Niyo mpamvu wenda bijya hanze. Yego, ariko se Melody, koko nk'umuhanzi mukuru, umuziki ubamo amarozi n'ubupfumu koko mu by'ukuri, cyangwa ni ibitekerezo by'abantu bwite rimwe na rimwe bashaka kwanduza game yanyu? Ntabwo nasubiriza rusange, ariko uburozi nta muntu urandoga. Nta muntu urandoga kugira ngo mvuge ko umuziki ubamo uburozi. Nta muntu rwose urandoga, nta kibazo ndahurira nacyo mu muziki. Ubwo bo baroze wenda bazaturabure batubwire ukuntu byagenze kugira ngo binakemuke. Kujya mu bapfumu byo? Kandi mbwira ko nibaza ko abapfumu ntabwo aribo baroga. ngo mugiye gushamo ngo bwamamare. Mu bapfumu sijanga mu barozi. Abarozi baroga umuntu bakamurangiza, ariko abapfumu bo ngo babaho ubwamamare. Baba inare uko wabaza barutanga we. Ibintu by'abarozi ngiye nanjye mbyumva gutyo mu cyuka kabisa, ntabwo nzi. Yego, nta muntu wandoze baranambwiye ngo umuntu bamuroze ntabimenya, ubwo banza ntarabimenye. Barananayemo. Ariko iyo experience nayo nagize, nta muntu rwose ntabyo nzi. Melody, reka nkushimire cyane, Imana ikomeze ikugirire neza cyane. Ubwo ku bakunzi wereka bategereza album igomba gusohoka vuba nk'uko wende wabibasezeranije, hanyuma akazi keza gakomeze muvandimwe, Imana ikomeze kukugirira neza. Murakoze cyane. Yego, hanyuma ngira ngo mumaze kumva ibyo Bruce Melody yitangarije. Ntimubyumvise? Iby'amarozi byose nta na kimwe ativugiye. Ngiye rero ikintu ngiye gukora nonaha ni ugufungira ahangaha, hanyuma tugasangira ibitekerezo muri comment. So ndabashimiye cyane rero, of course, kasi episode, that's my name, Kabu.